we mazi ya nyanja bajya bavuga cyangwa bani byawo ntacyo bivuze tuzi ntacyo bimaze nagukunze ntacyo dufite nanu haza mbere imbere mukirigitanyanga nanyemerera aze kuza gutangira ubundi tubikore muri ubu buryo harya ngo umugabo wanjye ariko mugabo wanjye mugabo arufira sinagusetse n'isi nagusanze nisanga kuva muganga vuno muhugu biganje noneho mbere y'ingeri y'urugo rwa ndanagara nkagandurwa n'abagenzi nk'insamura nziza n'abahe mpindukira fate mu mugongo nagangaburwa n'ubwigunge naretse kwina ubwitete bwawe ngo nanjye ubwanjye ndagukunze birambabaza cyane kumva yuko ntari umugabo nyawe umugabo wakabaye nta mu rugo rwanjye kandi nkakundwa atanga urukundo nk'urwo ngombwa bikancanga nkumva ntakubera urumuri irindi gihe nkumva ntakubera itoroshi ariko kandi nkumva nakubera kamera ku buryo mfotora ibihe byose twagiranye gusa birancanga ariko si ubundi mwibariza ninjye gusa cyangwa ufite undi mu maso hawe huzuye ukuri gusa udahari isi yose yuzuye umwijima gusa waranganirije umari irungu rirashira babarira niba ushaka Ega ko gukunda ni intambara ndwana rimwe na rimwe nkarwana n'umutima nkumva simbasha kubikira bikancengera na rimwe nkumva nagukunda ubundi nkumva nagukunda wenyine nkumva kubakunda mwembi ntacyo bintwaye ariko nkumva ntibinkundira ariko sinzakora iki erega nanjye si njyewe nukuri ikibinera nditinya sinzi niba nawe ari uko Tanifuza kumumunota umwe wonyine usiyuje mu rugo nifata ayaga sinzi niba meze nk'uwihuma inshuti zihora zinseka nza nararwaye akadege niba ari byawe gusa ndetse n'akadege ahubwo menye neza ko tunakarwaye nkumva byinshi bigenda bininjira navumbura indirimbo zitandukanye ariko kandi nkitwa umunyamabanga iyo byashize ubu ngubu sinakubwira ibitabo by'inkundo narabyujuje kubera kwitinya ngo nabuze uko mbikubwira rwose kandi kubera ikintu yego nanjye nigera mubwira ariko kandi umutima ukanyangira ngo ni ukubera inkundo nazo zikigendere zigize umusaza kandi ni nta musore ariko se njye gusa cyangwa nawe no kubaza Sama umunsi umwe nkaza se nk'ibirimo ari inzozi kuko sinzi ukuntu nakunda bigeza ibintu usazi ese nihe njyewe mwaye warongera mbwira imana inyenditige ko ari wowe wenyine ndota gusa inzozi zikambera nkumva naryama sinkanguke nashibuka nkasanga ntakigufite ariko se kandi kuba mu buzima udafite arimo bivuze iki erega si njye gusa abagukunda ni benshi ariko impamvu yatumye impitamo nayo yakagombye kuba impamvu yatumye ngumaho kumva ngo urankunda inkundo narazibaruye sinkubwira ubu ngubu nitwa umubarozi w'abakobwa bo muri karitsiye ngo ni ukubera gukundana n'abo tutazi ariko se kandi ibyo ngibyo simbizi ariko icyo nzimbwe kandi nzi kabiri ubwa gatatu ni ukuri ngenda gukumbuye sinzi niba nawe ari uko ndagukumbuye iyo ndagukumbuye
wenda bishobora kuba ari njye njyenyine ugukumbuye, ariko se kandi wambereye byinshi bitandukanye. Wambereye ingendo aho nari nkeneye gutambuka, mbere ijisho aho nari nkeneye kunyura, ariko nyuma y'ibyo byose uransiga ntacyo nsigiye usibye agahinda kuzuye umutima, ntazi niba nzabasha no kukakira. Ariko se basi wowe mazi ya nyanja bajya bavuga cyangwa bani byawo ntacyo bivuze, ubutunzi ntacyo bimaze, uragukunze ntacyo dufite, bantu bazamena imbere, ntakiri umukobwa nka mbere, nkaba ntari n'umugore nk'abandi, niba ubona ari ibyo uhisemo, the door is open, you're free to go. ariko se nkubwiye iki mazi ya nyanja kuneza utatse umutima wanjye, uw'ineza isano yanjye isano isumbuye amaraso asohoka isumbuye umusozi, simbisi itariki isiga urukundo rwankunzwe nk'uwo rwanyinjira rukanzonga sinakangure kwikura, areka wese rukambwira mukobwa gihumbi nkanjye nagira n'uruhende sinabikumenyeza nazabikubonera. Ibyo kuko mukunzi ndabizi urukundo rugomba ibisumba ibyo. Ese waba uraye wabwiriwe wabyukira muri za sheri na shusho, cyangwa urambeshya mbisubikiraho. Erega kukubaka ndetse no kugusenya byose biri mu biganza byanjye, ariko urukundo sinkukwemereye, sanga batunze byose kandi bazabasha gutunga n'urukundo rwanjye. Sinibwije uburyo umukene nkanjye utabasha no gutunga iby'amagambo abasha gutunga umukobwa mwiza nkawe. Nimureke ukagenda, ese n'iki kimbwira ko uzagaruka amahoro uvuye ugiye. Nimureke ukagenda, ese n'iki kimbwira ko utazabona undi maze ukanyibagirwa. Nimureke ukagenda, nimureke ukagenda. Ese urabizi, waba ubizi ko urukundo ngukunda ari ikintu cyose utadashyemo n'agakombe, ariko ukangukanga mu kihe bigezaho, nkakubwira ko umukuru ukabihakana, ukabona inzira ushaka kubyumva. Ese indoro yawe ikanyereka ikindi, nubwo uba nshaka ariko ntushake, gusa ku mutima mba namenye ikiriho. Ariko usibye n'ibi byose nubwo wandika nkagenda, gusa ngenda gushaka. Ndagukunda nanjye bikanshisha, ndagutekereza sindambirwe, nakuririmba sinkurangize, ubuzima bwanjye warabwihariye. Ndagukunda nanjye bikanshisha, ndagutekereza sindambirwe, nakuririmba sinkurangize, ubuzima bwanjye warabwihariye. Navuze byinshi, nakoze byinshi, nagukoreye byinshi kugira ngo waze kunyumva. Nagenze ingendo nyinshi zirenze n'izuba gukora ubuyobokamana, ariko kandi icyo ntazakora na rimwe ni uko mbizi ko nubwo hazi inka zisiba ku mutima, ntizigere ibasha gusiba ku mutima wanjye. Kandi nubwo nakureka ukagenda, sinkubeshye n'izina ry'Imana ndetse n'izina ryanjye sinzigera kwibagirwa. Sinza kwibagirwa nkayibura yagwa, iminsi igatemba nkacasiba izina ryawe umutima wanjye. Sinza kwibagirwa, sinza kwibagirwa. Turabashimiye by'umwihariko biturutse ku mutima uburyo mwakira igihangano cyacu mutuje, twabyifuzaga, ariko Imana ibaha umugisha. Nkeka yuko ari naho ngaha kirangiriye. Kugira ngo mumere amashyi menshi abo bakobwa uko ari babiri. Murakoze cyane, mukomeze kuryoherwa n'ibirori kandi turi kumwe by'ibihe byose. Murakoze cyane.
Niba ufite ibirori, ibi bintu ntibizigera biguhangayikisha na gato. Wibaze ngo ninde uzatwambikira abageni, ninde uzadukorera decoration, uzadutegura keke nziza nawe ni se ninde, ubundi wibaze ngo uzadufasha muri reception ninde. Kuko Platinum Bridal Services yaje ari igisubizo, kuko idufitiye full package y'ibi bintu byose. Ko tubategura decoration nziza utasanga handi, kwambikira abageni n'ababambariye, tukagutegura keke nziza nawe ni cyangwa divayi, tugufasha muri reception mu kubategura amafunguro ateka mu buhanga. Sonorisation yacu ni ntagereranywa kuko nta handi wayisanga. Tutibagiwe no kubafata amafoto na video z'urwibutso bikoranye ubuhanga. Ku bindi bisobanuro wadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi, Remera, Rukoma hazwi nko ku magare, cyangwa ukaduhamagara kuri 07 84 34 38 30, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 07 88 68 36. Platinum Bridal Services, ibirori byawe tubigira ibyacu.